Rushyashya News. Don't miss. Reka twongere tubasuhuze mwese nshuti banywanyi basomyi beza b'ikinyamakuru Rushyashya News. Turabasuje cyane aho muherereye hariho hose mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba n'uburasirazuba bw'isi. Mugira amahoro y'Imana kandi mukomeze kugubwa neza. Rushyashya News. Uyu munsi turaganira kuri Theoneste Bagosora. Theoneste Bagosora yavuze tariki ya 16 Kanama 1941. Avukira mu cyahoze ari komine ya Giciye muri prefegitura ya Gisenyi mu Rwanda. Bagosora ari koloneli mu ngabo zaho zari za leta FAL. Akaba afatwa nk'uri ku isonga mu gutegura jenoside yakorewe Abatutsi. Ni mu byo Habyarimana Kanziga Gata, umugore wari perezida Habyarimana Juvenal. Bagosora ni umusirikare wa mbere mukuru w'u Rwanda watorejwe mu ishuri rya gisirikare ry'Ubufaransa. Hari ingero zagaragajwe za bimwe mu biherwaho bahakekwa ko Colonel Theoneste Bagosora wari umugaba mukuru w'ingabo, akaba yaranayoboye uburinzi bukaze bwahawe abahezanguni bibumbiye mu gatsiko Hutu Power yishe wahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal. Bimwe muri byo ni ibikorwa by'ubwicanyi byaranze ako gatsiko byarimo kwica abatavuga rumwe nako n'ubutumwa bukubiye mu ibaruwa y'ibanga no kohereza uwari umugaba w'ingabo General Nsabimana Deogratias bitaga Castari yarusha muri Tanzania kandi bitari byagenwe icyo gihe. Umugaba w'ingabo yoherejwe Shishitabona yarusha ngo yicwe. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda rw'icyo gihe General Nsabimana Deogratias alias Castari yagiye muri Tanzania tariki ya 5 Mata 1994 ku buryo butunguranye yoherejwe na Colonel Bagosora nawe waje gupfira mu ndege hamwe na Perezida Habyarimana. Ahereye kuri iri yoherezwa ryabaye Shishitabona, Bizimana avuga ko guhirika ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana biciye mu kumwica wari umugambi wari wateguwe kandi wari wa jenoside igamije kuburizamo ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Arusha. Yanagaragaje ko izo ntagondwa zari zararwanyije cyane ibice by'irishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Arusha byari byerekeye igabana ry'ubutegetsi hagati ya guverinoma yariho icyo gihe n'amashyaka politiki ataravugaga rumwe n'ubwo butegetsi arangajwe imbere na FPR Inkotanyi. Jenoside yateguwe inashyirwa mu bikorwa mu mugambi wo guhirika Habyarimana. Bizimana yagaragaje imwe mu bimenyetso bigaragaza isano iri hagati y'urupfu rw'uwari umukuru w'igihugu n'umugambi wa jenoside agira ati: icyambere ni igikubiye mu ibaruwa y'ibanga yanditswe tariki ya 27 Nyakanga 1992 yanditswe na Colonel Anatole Nsengiyumva wari ukuriye urwego rw'iperereza rwa gisirikare yandikira General Nsabimana umugaba mukuru w'ingabo. Yongeye hati muri iyo baruwa Colonel Nsengiyumva na bagenzi be mu rwego rwo kwerekana ko badashyigikiye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha arebana no kuvanga ingabo zaho zari z'u Rwanda na RPA Inkotanyi, yanditse avuga ko biramutse bigenze gutyo zikavangwa ko ingabo z'u Rwanda ziteguye gutsemba Abatutsi n'abandi bayobozi bose bagize uruhare mu guteza ibyo bibazo. Mu bindi biyemeje kandi ngo izi ngabo zari kwihorera ku basirikare bakuru bazaba baremereye abasivili n'abanyapolitiki gushyira mu bikorwa ibyo bashaka bitabagoye. Akomeza kwerekana ibyari muri iyi nyandiko, Bizimana yagize ati: muri iyo nyandiko kandi Colonel Nsengiyumva Anatole yaburiye Perezida Habyarimana ko azirengera ibyashoboraga kumubaho, yanamweretse niba yemeye gushyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha. Dore uko yamubwiye: niba uwo muperezida atarengeye abantu be natava mu byo arimo azisanga ari wenyine. Niba umukuru w'igihugu adashaka kubahiriza inshingano ze ngo arengere igihugu cye, azegure abandi babikore. Iyi baruwa n'ibi bikorwa ngo byagaragajwe hasigaye hafi umwaka n'igice ngo Perezida Habyarimana yicwe. Ikindi kimenyetso byavuzwe ko kigaragaza ubushake bwa Colonel Bagosora n'agatsiko ke mu gukora jenoside ariko bikajyana no guhirika Habyarimana n'amagambo uyu Colonel Bagosora yivugiye ubwe yarusha tariki ya 8 Mutarama 1993. Yagize ati: imishyikirano nyivuyemo, ndatashye, ngiye kubategurira imperuka apocalypse. Reka turebere hamwe ishyirahamwe amasasu rya Colonel Bagosora muri uwo mugambi. Nyuma y'ibyumweru 2 gusa Colonel Bagosora kimara kuvuga ayo magambo nibwo hasinywe amasezerano yerekeye kuvanga ingabo. Icyo gihe ngo Colonel Bagosora n'agatsiko ke ko mu basirikare bakuru bari bafatanyije bashyizeho mu ibanga rikomeye tariki ya 20 Mata 1993 ishyirahamwe bise amasasu. Bivuga ko kuri iyi tariki abo basirikare bamaze gushyira iryo shyirahamwe bandikiye Perezida Habyarimana ibaruwa bamumenyesha ko iryo shyirahamwe rishinzwe rinamumenyesha intego yaryo. Bizimana ati: bavugaga ko ari yo gukomeza intambara yo kugizayo Abatutsi no gutegura ubwicanyi bushingiye ku moko na politiki. Bagaragaza intego y'iryo shyirahamwe bavuze ko ari ugushaka no kwica biramutse bibaye ngombwa abanyapolitiki b'indyarya bakora ibishoboka byose bitwaje intambara kugira ngo bagume mu myanya barimo cyangwa bakoreshe andi mayeri kugira ngo bashobore kubona imyanya mu butegetsi. Urundi rugero yatanze ni imiyoborere yaranze Perezida Habyarimana. Yagize ati: muribuka ko
mu kwezi k'Ukwakira 1982 Perezida Milton Obote wa Uganda yirukanye impunzi z'abanyarwanda. Izo mpunzi zigeze mu Rwanda, Perezida Habyarimana nawe yarazirukanye avuga ko atari abanyarwanda. Muri izo mpunzi ngo zarengaga 43,000 yemera kwakira gusa bake muri bo bagera ku 600 gusa. Uyu mubare watangajwe na Perezida Habyarimana tariki ya 19 Ugushyingo 1982 ubwo yabonanaga n'abanyeshuri b'abanyarwanda bigaga mu Bubiligi icyo gihe. Mu kiganiro bagejejeho bivuga ko yagize ati mwana muvise ko hari ikibazo cy'abantu bavuye mu Bugande ejo bundi baje bahunga Ubugande. Icyo ntacyo twagishoboraho cyane kuko ibitabi wacu ntabwo twabibonera umuti twenyine, ariko ibyo byarabaye. Yavuze ko abirukanwa muri Uganda baje ari 43, akomeza agira ati muri bo ibarura twakoze twasanze abanyarwanda ari 600 gusa. Twebwe abanyarwanda barimo no kuvuga uwagiye gukora guhaha afite ikarita ya mbere na nyuma ya independence ubwigenge. Abo bantu twasanze ari 600, tuzabashakira aho baba. Abashaka kuba mu Rwanda abandi turabwira guverinoma ya Uganda ngo mugomba kubasubiza mu Bugande kuko ari Abagande. Yasabye Uganda ati niba mutabishoboye mubwire abandi babishoboye bashake aho babashyira kuko twe ntitubishoboye. Bizimana yavuze ko izari ingero yafashe muri nyinshi cyane zishoboka zerekana politike mbi y'ivangura y'amacakubiri ya jenoside zigaragaza isano yari hagati yayo n'umururumba wa bamwe butegetsi. Nta mututsi uzakandagira mu ngabo z'u Rwanda, amagambo y'Abagosora yisha Arusha. Uwari Minisitiri w'Ingabo ubu akaba ari umujyanama mu by'umutekano muri Perezidansi ya Repubulika General James Kabarebe yagarutse ku magambo yatangajwe na Colonel Theoneste Bagosora yuko nta mututsi uzakandagira mu ngabo z'u Rwanda, avuga ko ari bimwe mu byishe amasezerano ya Arusha, ndetse akongera guhamya ko umugambi wa jenoside ari wo wari ushyizwe imbere n'ubutegetsi bw'icyo gihe. Ni mu muhango wo kwibuka bari abakozi 13 b'Banki y'u Rwanda itsura amajyambere BRD, abakesi Hypothèque du Rwanda barindwi hamwe n'abakiriya b'izo banke zombi bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 wabereye ku cyicaro cya BRD ku mugoroba wo kuwa gatanu tariki 28 Mata 2017. Mu kiganiro yatanze General Kabarebe yagaragaje ibimenyetso by'uko jenoside yari ya gahunda ya leta kuva muri 1959 kugera muri 1994 bitewe n'itotezwa, ihezwa n'ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi mu bice bitandukanye by'igihugu n'uburyo umugambi wayo wacengejwe mu baturage, societe civile n'amadini. Yagize ati nta nshingano n'imwe yo kubaka igihugu bari bafite, nta n'urukundo rw'igihugu bari bafite. Icyo bateguraga mu mateka azwi ni jenoside bagombaga kuzakora muri 1994 cyangwa igakorwa uruhongohongo uko niyo yari gahunda. Amasezerano ya Arusha yateganyaga ko hagomba kubaho kuvanga ingabo uruhande rwa RPA Rwanda Patriotic Army zari za RPF inkotanyi rukagira 40% abandi bakagira 60%. General Kabarebe avuga ko babyemeye kuko icyo bashakaga ari uruvugiro n'uburenganzira gusa, ariko baje kubona ko bitazakunda nyuma y'amagambo y'Abagosora mu mishyikirano ya gisirikare yabereye ibyumba hitwa Ingondore yo kwiga uburyo uriya mwanzuro uzashyirwa mu bikorwa. Avuga ko nyuma y'amasaha 12 ntacyo bageraho, General Darere wari umuhuza yabasabye ko buri umwe avuga bwa nyuma hakamenyekana umwanzuro w'inama, aribwo Bagosora yabanje agasubiza irudubi ibyemejwe amasezerano ya Arusha. Bagosora ngo yagize ati General twakuvuniye ubusa. Icyo navugaga nuko ntabwo twakwemera ko hagira umututsi ukandagira mu ngabo z'igihugu, ntabwo bishoboka, inama nishaka irangirira aho ngaho. Amagambo y'Abagosora yisha Arusha. General Kabarebe yakomeje avuga ko aya magambo yatunguranye cyane ku banyapolitiki ba RPF n'ingabo za RPA bizeraga ko ibintu byatunganye kuko hari izindi ntambwe zari zatewe. Yagize ati icyo gihe abantu bari baremeranyije, ingabo zaraje muri CND, abanyapolitiki baraje muri CND, umukono urashyizwe mu masezerano, twari dufite n'abofisiye twohereje biga muri SM ishuri rikuru rya gisirikare, twibaza ko ibintu byatunganye. Bagosora ati nta mututsi uzakandagira mu ngabo z'u Rwanda, twese tubona ko birangiye bidashoboka, urebye ni naho Arusha yapfiriye. Bagosora avuye ibyumba ngo nibwo yatangazaga ko agiye gutegura imperuka y'abatutsi. Urukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda TPR rwamuhamije ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu akatirwa imyaka 35 aho azarangiza igihano cye muri Mali. Muri iki kiganiro kandi Kabarebe yagarutse ku muhate, ubwitanye n'umurava w'ingabo zari za RPA zahagaritse jenoside zigahangana kandi zigatsinda XFAR zarengaga 70,000, abajandarume barenga 30,000, interahamwe n'impuzamugambi zibarirwa muri miliyoni, nyamara zo zitararengaga 19,000. Yijeje ko n'abafite umugambi wo kugira icyo bakora muri iki gihe kuko bari ukwibeshya kandi badateze kubuza abanyarwanda kwibuka babo kuko imbaraga z'abahagaritse zigihari kandi ziyongereye. Murumva ko ari nayo mpamvu iyo mbuzi yakaburiye buri umwe wese wumva yajya mu mitwe ihungabanya umutekano w'u Rwanda. Ubumwe bw'abanyarwanda n'amajyambere amaze kugerwaho yagakwiye gusubiza agatima impembero umutima nama we
ukamwemeza kubireka kuko nta kiza kikwica no kubuza umutekano abanyarwanda. Kandi ingaruka zo kujya mu mitwe y'iterabwoba nka RNC n'indi bafatanyije zidatinda kugaragara. Twanahera no ku manza zaboherejwe mu Rwanda bahoze mu mitwe y'iterabwoba nka RNC, FDLR n'indi myinshi idafite intego, barimo retired Major Habibu Mudathiru n'itsinda babanaga nka Kayinyansa alias Laforge fils Bazeyi na Sekanabo Jean Pierre alias Abega, bafashwe tariki ya 15 Ukuboza 2018 ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda ibunaga naberekeza Rushuru, ubwo bari bavuye mu gihugu cya Uganda kubonana nabo mu mutwe wa RNC urwanya leta y'u Rwanda. Ngayunguka ya Theoneste Bagosora, tuzongere duhura ubutaha. Ihuriro n'Isango ni Rushyashya News. Mugira amahoro n'amahirwe, impagarike n'ubugingo. Ciao. Rushyashya News. Don't miss.